nongeye kuguha ikaze wowe mwene data na mushiki wanjye tugiye gufatanyiriza hamwe muri iki ngingo y'umunsi. N'ubundi ni ya gahunda yacu, ariko kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu tugiye gusoza icyigisho cyacu twatangiye kitubwira ibimenyetso byerekana inzira. Ingingo y'uyu munsi nk'ibisanzwe yitwa ibindi byo kwiga no kuzirikana, ni ukuvuga ni incamake y'ibyo twabonye mu minsi itandatu tuba turangije twiga. Reka rero mbere y'uko tuza kubisubiramo tureba ingingo z'ingenzi zaranze buri ngingo y'umunsi, reka tubanze turarike Mwuka Wera ngo abane natwe mu buryo bw'isengesho. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi turi imbere y'ubwiza bwawe, ngo imitima yacu yoroshwe nawe, maze ijambo ryawe rikore ku mitima yacu, maze niridukoraho duce bugufi twihane kandi twihanire kureka, maze ku musozo tuzabona ubugingo buhoraho. Ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, Mwuka Wera ari wo muyobozi aze abane natwe, afashe ari twebwe n'ababyumva kugira ngo tuzabone ubugingo, kandi ubwo tuza gusoza amahoro turashima urukundo rwawe. Ngaho ngwino utugirire neza, ngaho ngwino utwigishe, natwe duciye bugufi kugira ngo tujijurwe nawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ni icyigisho cyari cyiza cyane, icyigisho gitangira iki gihembwe, aho twabonye ibimenyetso byerekana inzira. Mbese iyi nzira yerekezaga hehe? Ninde warindaga kunyura muri iyi nzira? Abo twabanye muri iki cyigisho rero twabonye ibimenyetso byerekana inzira. Ni ibimenyetso byerekana inzira Kristo yendaga kunyuramo, kuko birasa naho Kristo atangiye umurimo we. Yohana ntabwo abanza kunyura mu mateka yo kuvuka kwa Yesu, ahubwo mu mujyo w'iki cyigisho birasa naho tugiye gufatanya n'umwanditsi watwandikishije ibi byigisho mu rugendo rw'umurimo wa Yesu hano ku isi. Turasa n'aberekeje ku mugambi n'intego bya Yesu. Niyo mpamvu mbere y'uko tugenda dukwiriye kuba dufite ibimenyetso simusiga by'aho twerekeza. Bimwe muri byo rero ni ibitangaza byagaragaye, byakozwe mu itangira ry'umurimo we, ibintu bitanga icyizere haba ku usoma ubutumwa bwiza, ndetse by'umwihariko ku bigishwa Yesu yari amaze guhamagara, yifuzaga gukorana nabo mu gihe yari kumara ari hano ku isi. Rero mu mbanziriza cyigisho dutangira tubona umumaro w'ibimenyetso, ariko icyigisho cyari gifite icyo kwibuka cyabonekaga muri Yohana igice cya 20 n'umurongo wa 30 na 31. Ntago batubwira ibyo kuvuka kwa Yesu, ibyo kubatizwa kwe, oya, ahubwo baratubwira akamaro k'ibyanditswe. Niyo mpamvu icyo kwibuka kivuga ngo hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa be, bikaba bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo twizere Yesu ko ari Kristo umwana w'Imana, kandi ko nitumwizera tuzaherwa ubugingo mu izina rye. Nguyu umugambi w'ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo dusobanukirwe no ko Kristo yari umwana w'Imana, kandi nitwizera ibyo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Rero Yesu atangiye umurimo we yawutangiranye n'ibimenyetso n'ibitangaza, bitari ukugira ngo yikururiraho abantu, ahubwo byari ukwemeza ko umurimo yaraje gukora yari umurimo yahawe na Se gukora, kandi uwo murimo itangira ryawo ryari rikwiriye ibimenyetso byo kuwushyigikira. Ni nayo mpamvu igihe Mariko yabyandikaga, yandika ubutumwa, asoza ubutumwa bwiza, yavuze ngo hari ibimenyetso bikwiriye kuzagumana n'abizera bigendereye gushyigikira umurimo wa, nubwo bene ibyo bimenyetso atari byo dukwiye gushingiraho, ariko mu gihe gikwiriye kandi kiri ngombwa, ibimenyetso n'ibitangaza bibasha gukorwa kugira ngo bishyigikire umurimo w'Imana. Mu ngingo yo kuwa mbere rero twabonye kimwe muri ibyo bimenyetso ni igitangaza cyabereye i Kana. Aha twasanze uburyo Yesu yatanye n'abigishwa be
nuko divayi ishize, mariya nk'uwari mu batumiwe kandi batorewe gutegura ubwo bukwe amenyesha Yesu ibibaye, amubwira ko ibyo kunywa bishize kandi ibi bintu ngo byari igisebo ku bacyuje ubukwe. Maze Yesu yingingira umubyeyi we ko amumenyesha ko igihe cye kitari cyakageze, ariko kuko byari ngombwa ngo amenyeshe areme icyizere mu bigishwa be, yababwiye kwegeranya intango zarimo amazi yari yakoreshejwe mu muhango wo kwiyoza cyangwa se kwihumana wakorwaga igihe babaga bahuriye mu materaniro y'abantu benshi. Rero bazujuje amazi, Yesu ijambo rye abwiye abari bari aho bagabura, aravuga ati ngaho nimudahe muhereze abashyitsi, cyane cyane muhere ku musangwa mukuru. Badashye, ngo ikintu cyanangaje muri iyi ngingo batubwiye ngo bayadashye akiri amazi, ariko umukwe asomyeho asanga yumva ni vino kandi iryoshye. Ikintu twabonye muri iyi ngingo batwibukije ko iyi vino Yesu aya mazi Yesu yahinduyemo vino yari vino rwose idasembuye. Mu kimenyetso cya kabiri ni igitangaza nanone dusanga cyarabereye i Galileya. Igihe Yesu yari agarutse i Galileya, birasa naho hari ku munsi ukurikiyeho, kuko uyu mutware wari ufite umwana urwaye unarembye yumvise inkuru y'uko Yesu yagarutse i Galileya, nuko arihuta cyane aramutakambira, yifuzaga ko yaza bakajyana kugira ngo aramire ubuzima bw'umwana we bwari mu marembera. Nuko Yesu amubonye asoma mu mutima we, amenya neza ko ikimuzanye ntago yari yizeye ko Yesu afite imbaraga ibasha gutanga ubugingo, ahubwo byari nko kumugerageza. Yifuzaga ko Yesu muri we yatekerezaga ko Yesu naza gukora igitangaza akamukiriza umwana, biri butume amwizera. Maze Yesu mu kumuca intege asoma ibiri mu mutima ye, nibwo yamubwiye amagambo twabonye muri iyi ngingo, ababwira ngo ari muri Yohani igice cya 4:54, aravuga ngo ab'ubu bwoko ngo ntibifuza ngo ab'ubu bwoko ntibabasha kwemera keretse ari uko babonye ibimenyetso. Nuko Yesu abwira uyu mutware ati ngaho genda, umwana wawe arakize. Maze uyu mutware nawe kuko kwizera kwe kwari kwamaze kuzamuka, ntabwo yiriwe ashidikanya ku ijambo Yesu amubwiye, yatashye afite icyizere. Ibi byagaragajwe n'uko uwo munsi nubwo byamushobokeraga ko arageze iwe imuhira, yahageze mu munsi ukurikiyeho, kandi ahagera afite ishusho y'ibyishimo igaragara inyuma mu maso he, hatagifite umubabaro, atari uko yari yamaze kumenya neza niba umwana we yakize, ahubwo yari afite ibyiringiro mu ijambo Yesu yamubwiye, kandi nk'uko yari abyizeye yasanze ariko byagenze, ko ku isaha yavuganiyemo na Yesu ari nayo saha umwana we yari yakize. Rero icyigisho Yesu yifuzaga gutanga nk'uko twabibonye muri iyi ngingo, yibutsaga ko kwizera kubasha gukiza nyirako kandi kukamukiza, mu gihe kutizera byagozaga kuviramo kubura ubugingo. Mu ngingo yo kuwa gatatu twabonye igitangaza cyabereye ku kidendezi cy'i Betesida. Iki ni igitangaza benshi twese dusangiyeho amakuru ko Yesu yagiriye neza uyu murwayi wari umaze igihe gisaga imyaka 38 arwaye. Ariko igitangaje, igihe Yesu yari amaze kumukiza, yamubwiye amagambo akomeye. Yaramubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe utahe. Uyu munyabyago wari utaragifite ibyiringiro byo kubaho, yumvise ijambo Yesu amubwiye ngo yagundiriye iryo jambo araryizera, atabanje gushidikanya yarahagurutse, kandi ahagurutse birakunda. Yagize ubushake bwo kumvira itegeko Yesu yari amuhaye, maze ubwo bushake bukangura imitsi yari yarahinamiranye, arahaguruka ashinze yumva birakunda, maze ibyishimo biramwuzura, anezezwa nuko agahawe ibyiringiro byo kubaho, maze atitaye ku mategeko n'amabwiriza Abayuda bari barashizeho
kuko uwo munsi hari ku munsi w'isabato, yahagurutse nk'uko uwamukijije yabimubwiye, yikorera ubwe uburiri bwe arataha. Abayuda bamubonye rero bamushinja ko yishe amategeko ya Mose, kandi ibyo rwose kuri bo cyari icyaha gikomeye. Nuko bamubajije ati se byagenze gute, ababwira ko uwamukijije ari we wamubwiye kwikorera uburiri bwe ngo atahe. Ibyo rero byateye impagarara, kuko bahise bifuza kumenya ninde wamukijije. Mu ngingo yo kuwa kane niho dusanga uyu murwayi wakize yongera guhura na Yesu, bahurira mu rusengero. Yesu amubonye amubwira amagambo ari muri Yohana igice cya 10, turabona ku murongo wa 16, aho yamubwiye ati rero nuko dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha. Uyu murwayi kubona agize amahirwe yo guhura na Yesu, kuri we byamubereye ibyishimo, kuko yumvaga kwereka abayuda uwamukijije bari gufatanya nawe kunezeranwa nawe, bakishimira ko yakize uburwayi bwe yaramaranye igihe kirekire. Ariko ibiramambu, igihe abayuda bamaraga kubona ko Yesu ari we watanze itegeko arihereza uyu muntu wari umaze gukira ngo yikorere uburiri bwe, bamushinjije ko ahubwo ari we waziruye isabato. Nuko Yesu arebye mu mitima yabo, abona kutizera bari bafite. Ntabwo icyo bari bagendereye ari uko yagiriye neza uyu muntu ku isabato, kuko n'ubundi mu mategeko yabo, ayo bitaga amategeko ya Mose, byari byemewe kugira neza. Niyo mpamvu imitima yabo yari inangiye, ni nayo mpamvu batigeze babona kugira neza ko ari muri iki gitangaza, ahubwo bo ubwabo bakibonera imihango yari yabangamiye, kuko isabato bari barayishyizeho amategeko aremereye, aho kugira ngo ibabere umunezero, rwose yari yarahindutse umuzigo. Rero kuri bo bumvaga ko icyo Yesu yakoze kigendereye kwica amategeko, nyamara cyari gihuje n'umugambi wa se, kuko uwari watanze imbaraga ikiza umurwayi yari azi neza n'icyo yakora kikaba gihuje n'ubushake bwa se, kandi kikaba kitarimo kwica amategeko ya Mose. Mu gihe abamushinjaga ko yishe amategeko ya Mose, mu mitima yabo hari huzuye ubugambanyi, ndetse bacuraga n'imigambi yo kumwica, kandi bizwi neza ko mu mategeko ya Mose bari bishingikirijeho harimo n'itegeko rivuga ngo ntukice. Mu ngingo yo kuwa 5 rero twabonye ibihamya Yesu. Muri iyi ngingo Yesu yatumijwe mu rukiko rw'abayuda. Kubw'icyo yari yakoze, byabaye ngombwa ko ahamagazwa mu rukiko, kandi yagiyeyo. Nuko ahageze, ntago mwifuza byose baratubwira ngo ntago igihe yari ageze imbere yabo yabahaye ibisobanuro, ntago yari ahagaze imbere yabo agendereye kwiregura, ahubwo icyo yakoze kwari ukubahamiriza ko byaba gukiza umuntu, byaba ibyo yakoze bihuje n'ubushake bwa se. Niyo mpamvu yabahaye ibihamya bigeze muri 3 bikuye mu ngingo 3, bihamya ko ari umwana w'Imana, kandi ibyo yakoze yari abifitiye ububasha. Kimwe mu bimenyetso yabahaye, yabasobanuriye isano afitanye na se. Yabibukije ko ari umwana w'Imana, ko ubushake n'ubushobozi afite abusangiye na se, aho yabibukije ko niba abasha gutanga ubugingo, nuko na se yatanze ubugingo. Rero ibyo umwana akora nuko yabibonye kuri se. Yabibukije ko imbaraga n'ububasha afite abikomora kuri se. Ikindi gihamya yabahaye, yabibukije ko kuba ari umwana w'Imana ibyo atari we ubwe ubivuga, ahubwo yabibukije ibihe bigeze muri 4 babonye ibimenyetso by'uko ari umwana w'Imana. Rimwe yabibukije amagambo Yohana umubatiza yivugiye igihe Yesu yamusangaga kuri Yorodani ngo amubatize. Yohana akimubona yaranguruye n'ijwi rirenga, abantu bari aho bose bumvise, igihe yamuvugagaho ati, nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi akivuga ayo magambo, igihe Yesu yari amaze kubatizwa,
abari aho nanone biboneye ijuru rikinguka, bumva ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Rero ibyo byari ibihamya by'uko Yesu yari umwana w'Imana. Ikindi nanone kitashoboraga gushidikanywaho cyahamyaga ko Yesu yari umwana w'Imana, ni uko imirimo n'ibitangaza yakoraga byose byerekanaga ko akomora imbaraga kuri se. Igihamya cya gatatu yabahaye nanone, yabibukije ko umurimo yahawe na se ari uwo gucira urubanza abatuye isi, aho tubisanga mu murongo wa 40 mu gice cya 5 umurongo wa 40 kugeza ku 47. Yesu yereketse abamuregaga ko baba biciraho iteka, aho kuba akabahishurira itandukaniro riri hagati y'umurimo we n'icyifuzo cyabo cyo kwikunda. Igihe bo ibyo bakoraga byose, byaba ari iby'amategeko bubahirizaga, byaba ari ibikorwa by'ubugiraneza bakoraga byose, umugambi n'intego byabaga ari kugira ngo bashimwe na rubanda, mu gihe we icyo yifuzaga ari uko ubushake bwa se bwubahirizwa. Bityo rero mu kubasobanurira iby'umugambi we ko wari utandukanye n'uwabo, nabyo byahamije ko rwose ari we wari Mesiya wagombaga kuza. Rero ku ngingo yo kuwa 6 yayindi twese tuziranyeho yitwa ibindi byo kwiga no kuzirikanwa, bagerageje gukubira izi ngingo uko ari enye mu bika bitatu. Ni amagambo yakuwe neza uko yanditswe mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 21 kitubwira ngo Betesida n'urukiko rw'Abayuda. Bagerageje gukuramo ingingo eshatu. Ingingo ya mbere ni isobanura kuwo Yesu yari we, ndetse n'icyo yamariye irandembe yasanze ku kidendezi cya Betesida. Uburyo yamukijije byazamuye kwizera kw'abigishwa be, ndetse byagaragaye ko kwizera ariko kubasha guhesha ibyiringiro kukazana ubugingo. Niyo mpamvu igihe gukira k'uyu muntu ari icyigisho tuzahora natwe twigiraho, ko mu kwizera ijambo Kristo avuze harimo imbaraga izana ubugingo. Hari amagambo ari mu gika cya mbere baduhaye avuga ngo igihe Yesu yakizaga umuntu nta cyizere yigeze amuha cy'uko Imana iri bumufashe igihe Yesu yari amugezeho. Uyu muntu byari kumushobokera gushidikanya, maze akabatakaje amahirwe rukumbi yari abonye yo gukira. Ahubwo icyo yakoze, yizeye ijambo Kristo amubwiye, maze abona imbaraga mu kurikurikiza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu muntu yashoboraga gutakaza amahirwe yari abonye, ariko mu kwizera no kugundira ijambo Yesu yamubwiye, niho yakuye imbaraga imuhesha gukira. Natwe dushobora gukira mu bya mwuka binyuze mu kwizera. nk'uko icyaha cyatuzaniye ubumuga, cyadutandukanyije ubugingo bwacu n'ubw'Imana. Ubugingo bwacu bwaguye ikinya, nk'uko imitsi y'uriya muntu yari yararemaye itakibasha kumva, nguko uko iki cyaha natwe cyaduhindanije. Nyamara Umukiza agaragara hafi yacu, natwe aduhengekeye umusaya, nk'uko yabigenzereje uriya muntu, avugana n'ijwi ry'impuhwe ati, mbese nawe urashaka gukira? Natwe yifuza kuduha ibyiringiro nk'uko yabizaniye iriya ndembe. Aradutegereje ngo aduhagurutse kandi dufite ubuzima burimo umunezero. Ntabwo dukwiriye gutegereza kubanza kwiyumvamo ko twakize, nk'uko uriya murwayi byamugendekeye, atabanje kwiyumvamo imbaraga ziturutse ahandi, ahubwo kubwo kwizera ijambo Yesu amubwiye, byamuteye guhagurukana umwete, kandi abikoze birakunda. Ubugingo bwacu bwapfuye buzize ibicumuro byacu azabuha kubaho, kandi azaduha umudendezo twebwe abari barahindutse abanyantege nke, nuko ace iminyururu y'icyaha yaduhinduye ibisenzegeri. Amagambo asoza aratubwira ngo igihe Yesu yari ageze imbere y'urukiko rw'Abayuda, yahakanye ikirego cyo kwigereranya n'Imana. Yaravuze ati,
ubushobozi bwanjye mbukomora mu mirimo munshinja. Yaravuze ngo ubushobozi bwanjye bwo gukora imirimo munshinja mbuterwa n'uko ndi umwana w'Imana, kandi nkaba ndi umwe nayo, haba muri kamere, mu bushake ndetse no mu migambi. Kristo yari ahuje na se muri ibi bintu uko ari bitatu. Yari ahuje nawe muri kamere kuko yatekerezaga kandi agakora nk'uko se yifuza, kandi ubushake bwe bwari buhuye n'ubushake bw'Imana. Ikigeretse kuri ibyo, umugambi we wa hano ku isi wari uhuye rwose n'umugambi Imana yari ifite ku kiremwa muntu. Reka rero natwe ubwo dusoma ibyanditswe byera tutagira ibyago nk'ibyo abayuda bagize, birengagiza bagahakana Mesiya wari hagati muri bo, isoko y'ubugingo yari yabegereye, ariko bibabera umwaku kuko kubwo kutizera bacirwaho iteka. Reka twebwe ubwo tuburiwe hakiri kare, ijambo ry'Imana rikaba ritumenyesheje ukuri kuri mu butumwa bwiza, reka ubone umwanya mu mitima yacu kandi buduhindure nk'uko yabisezeranye ko tuzamenya ukuri kandi ukuri kukatubatura. Uwiteka abisoreze mu bugingo bwacu. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Reka dusenge. Urakoze kuko utugiriye neza, utusobanuriye iby'umurimo wawe, kandi ubwenge bwacu bunejejwe n'uko Data iby'igitambo cya Kristo n'umugambi wabyo byagezweho, hatitawe ku mbogamizi n'ibyago byazanwe n'abakurwanyije mu itangira ry'umurimo, kuko kuri buri gitangaza cyose cyakozwe byari bihamanyije n'ubushake bw'Imana, kandi umugambi wo gucungura umuntu wagezweho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka rero ubwo agakiza kacu kabonetse muri Kristo Yesu, ubwo tubisobanukiwe uduhe kubyizera, kandi ubwo witegura kuza kwimika ubwami bw'ubwiza uduhe kumwitegura ukwiriye, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.